Yes, reka nongere mbasubize mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi bacu. Aho muri hatandukanye twizera ko meza cyane kuri uyu munsi wo kuwa gatatu w'icyumweru wa tariki 12 z'ukwezi kwa 11 2025. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Nitwa Tuyishime Gilbert. Tugiye gukora ku ngingo zitandukanye muri equipe ya Rayon Sport. Hari inama yabaye uyu munsi muri equipe ya Rayon Sport. Ese iyo nama yagarukaga kuki? Umutoza Afamia Rotif, ese birangiye bite? Ese arirukanwe? Ese arahaguma? Byose munyemerere tubiganiraho muri iki kiganiro. Ibya bisi ya Rayon Murera byazutse. Hari bisi abasaza bari baremeye bavuga ko ari bisi bumvikanye na Airtel ko izamamaza kuri iyo bisi, ikabagura bisi ihenze cyane ndetse ko bitari kurenza ukwezi kumwe. Ariko se kuba bitangajwe ko uko kwezi kwarenze hakaba arenzeho n'indi minsi hafa amezi abiri, ibyo bisi byo biteye bite? Muze kunyemerera nabyo tubigemo muri uyu mugoroba tubiganireho. Hanyuma turaza kuva aho ngaho twongere twigire kuri Rayon Sport yo mu kibuga. Umutoza ejo nahoze mugarukaho mbabwira ko ari umutoza ushobora kuza kuva mu gihugu cy'Ubugande. Ikintu kimutindije kimwe cyonyine gusa, yari umutoza Afamia Rotif wari utatandukana n'ikipe ya Rayon Sport. Ese uwo mutoza we bimeze bite? Ejo twatandukanye mbabwiye ko details zirenzeho ngiye kuzishaka. Nujya wumva ibiganiro byacu buri munsi ni ikiganiro. Icyejo niba cyaragucitse, hari amakuru ndaza gutanga nari navuze ko ejo ndagaruka uyu munsi ukaba ushobora kutaza kubyumva neza kubera ko icyejo cyagucitse. Ujye ugerageza updating kuri buri kiganiro cyose dukoze tugarutseho kugira ngo he kugira ikintu na kimwe kigucika. Turaza kuva aho ngaho turebe kuri Rayon Sport, Foringanye ndetse na Asumani Ndikumana imyitozo mu Nzove bari gukubita incundara bimeze nabi cyane. Muri weekend Rayon Sport irateguramo umukino wa gishuti kubera ko murabizi ko shampiyona yarahagaze. Haravugwa ikipe ya FC Jamuse, ne ekipe yo muri Sudani, ne ekipe irimo abakinnyi nk'aba Yawanenji Theodori Maripango, ne ekipe irimo abakinnyi nk'aba Muhire Keve. Ese ibyo mukino wa gishuti byo biteye bite? Ahangaha niho byose uraza kubimenyera. Urumva izo ni ingingo z'ingenzi ku makuru turazavuga ko muri uyu mugoroba. Munyemerere tuze kwiganirira gake gake, dutuje gake, mbaha amakuru gake gake tutihuta. Hanyuma rero ukwiye ko rakoze subscribe, nukuri kose utarayikora umusanzu wawe subwo nuwe ni hafi ya ntawe, ariko mwe mwayikoze salute, muri abantu b'agaciro cyane, muri abantu b'icyubahiro. Hanyuma icyo nakwikirano cyacu ugomba gukora kuri like, urakilikinga, kugikunda rwose ntacyo bitwaye. Like ni akantu gato cyane mpora mbisabira koroshye. Hama ibitekerezo byanyu nabyo rwose ndabikunda cyane kandi nabihaye n'ikaze, n'ubundi muze kubiterekaho bijyanye n'ingingo zitandukanye. Turagaruka kuri munsi wo kuwa gatatu. Ikiganiro cyacu cyose kiba gifite umunsi ndetse n'itariki. Igihe uzajya ucyumvira ujye umenya igihe twagikoreye ndetse n'amakuru wumvamo niba hari icyahindutse umenye ko ayo makuru uri kumva twayatangaje mu minsi ishize. Ariko igituma ubona ikiganiro mu buryo bukererewe nuko utarakoze subscribe. Nukuri kose iyo ukoze sub ikiganiro kikugereraho igihe. Ubwo rero mwe mutwumvira mu Rwanda, Bweyeye, Gikunda Mvura, Rwabisururu, Rutsiro, Musebeya na hose, nukuri kose mwese tubahaye ikaze. Abatwumvira mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afrika namwe tubahaye ikaze. Abatwumvira ku mugabane w'Uburayi, Europe, abatwumvira muri Asia, abatwumvira muri Australia, abatwumvira muri Canada, abatwumvira muri Amerika, Latin America y'Amajyepfo, ubwo yose na Amerika, abatwumvira muri Oceania, aho waba uri hose ubugane waba uherereye hose wumva ikinyarwanda ukunda amakuru y'imikino by'umwihariko Murera, n'ukuri kose ndagukengurukiye nguhaye ikaze. Uyu munsi muri Rayon habaye inama itari irimo ubwumvikane na buki. Uyu munsi muri Rayon habaye inama yari irimo kubwizanya ukuri. Izi ni za nama mvuga ngo rimwe na rimwe menya umukunzi wa Rayon Sport aba adakeneye kuzimenya, ariko hari ibiba byo
natwe tuba tutavuga ngo ngahangaha turengejeho ingoye cyangwa turengejeho utwatsi, akaba ari ngombwa ko tubigarukaho kubera ko bifite igisobanuro, bifite sinyifi, hari icyo bisobanura kuri ekipe ya Rayon Sport. Uyu munsi Rayon Sport yawe n'umutoza Afami ya Rotifi, ni ibiganiro byatangiye bikereweho ho gato, byari biteganijwe ko bitangira ku isaha y'isa 8, ariko byagiye birapororonja birakurura bigeza ku isaha y'isa 10. Ndetse hari n'abavuze ko ngo bishoboka ko umutoza Afami uyu munsi ashobora kuza kujya mu Nzove ku kibuga cy'imyitozo ya Rayon Sport kandi akanatoza, kubera ko yarahagaritswe ukwezi kwe kwarashize. Ubwo icyari gikurikiyeho cyari icuka ashobora kugaruka mu kazi. Tadeo, perezida w'ikipe ya Rayon Sport, mu gitondo aganira na RBA, kigo cy'itangazamakuru cy'igihugu, yavuze ko ibiganiro baragirana cyane ari ibiganiro byo kureba uburyo ashobora korohereza Rayon Sport bagatandukana nyine bitagoranye, bakamwishyura amezi ye bamugomba, ariko ku ikubitiro Rayon Sport igahita imuhereza amezi 2 hagasigara ukwezi kumwe. Ariko Rotifi we aba muri hafi, bikaba byari byavuzwe ko ngo ahubwo bibaye byiza yatanga ubusobanuro, naho ibintu bitagenze neza akaba yasaba imbabazi agakomezanya na Rayon Sport. Ntangira iki kiganiro, intasi zanjye zima kudukuru dukeya kudukurukuru zari zikiri muri iyo nama, ndetse yari igikomeje, nama yari igikomeje, yari itararangira. Niyo mpamvu muri iki kiganiro kuri iyi kesi ya Rotifi ntabwo nzanye final decision cyangwa se umwanzuro wa nyuma uraza gufatwa na Rayon Sport hagati yayo na Rotifi. Ariko Rotifi mbere yuko ibiganiro biba, hari amakuru yaravuga ko ngo ashobora kutabyitabira, akaba yakwivumbura akavuga ati nge ntacyo mvugana na Rayon Sport, niba mushaka ko dutandukana egare ko mu mpahereza amezi 17 ndabumva kumara muri ekipe ya Rayon Sport tukabona tugatandukana, cyangwa se mukandika nkakomeza inshingano. Tadeo uko namwumvishe mu gitondo nge nabanjemo gukangarana, ndikanga ndavuga ati ese byagenda bite, ni iki cyaba turamutse twumvishe Rotifi agumye muri Rayon, ko byose byashobokaga, ko nge namwumvaga aturumva araza tuganire, areba aho yakoze ikosa abyumve, nabishoboka asaba imbabazi, namara gusaba imbabazi se bigende bite. Ariko nyuma naje kumenya ko yari nk'umupango wa perezida Tadeo, yari yateguyeho kugira ngo abitwa ba Prosperi ndetse na ba Bubuni bumve ko Rayon Sport ifite ubushake, ndetse ko binashoboka ko Rotifi ashobora kugaruka mu kazi. Tadeo icyo ni ikintu yakoze abizi, aravuga ati wenda abafana ba Rayon Sport bamwe bashobora kuza kubyuma bagakangarana bakikanga bakibaza ikibaye, bakavuga ati se Tadeo yagewutse gute, ahindutse gute? Twari tuzi ko icyagiye gukora ari ugutandukana na Rotifi bagasinyura, agewutse gute? Ibyo Tadeo yabikoreye ubwende, ashaka kuremuza izindi nama zishobora kuba zari zateranye mbere y'uko iye na Rotifi iterana. Ariko igihari, niba koko biraba bigenze nk'uko twabyumvise cyangwa se uko mfite amakuru, nuko Rotifi agomba kurara abaye sakiti.
cyangwa se yirukanwe na Rayon Sport noneho biri officially, nta bintu byo kuvuga ngo bavuga ngo uwanga amazimwe abantu ngo habona. Iri joro nta gihindutse, Rayon Sport ishobora kuba igiye kubandwa habona, igatandukana n'umutoza Afahamiya. Turacyari gukurikirana akantu ku kandi, amakuru ava muri iriya nama yose turacyakurikirana kugira ngo tumenye niba Rayon Sport igiye kuba yabandwa habona. Ubwo bivuze ngo ni shuwa ebyiri, igishoboka cyakoze icyo numvishe kidashoboka cyo ni ukuba Lotfi yagaruka muri ekipe ya Rayon Sport. Wenda hari yagaruka Tadeo atakiri perezida, ariko mu gihe Tadeo akiri perezida ntabwo bishoboka, kubera ko Tadeo nabonye ari umuntu wirinda cyane, umuntu uri muri ekipe ya Rayon Sport ushobora kugira ikibazo ntakibwire Tadeo nka perezida, akajya kukinyuza ahandi ngo kibone kigere kwa Tadeo. Icyo nicyo kintu Tadeo adakunda. Kurekura Nsabimana Aimable akagenda, suka ari umudefanseri mubi. Nabigarutseho ndababwira ngo kwanga gusinyisha ba Joseph Saki suko bari abakinnyi babi, kwanga gusinyisha ba Mosengo Tansele suko bari abakinnyi babi, ahubwo nuko akubwira ngo ese bazanywe na bande. Kuki umuntu ashaka kuzana umukinnyi kuruta uko yazana amafaranga? Ubwo si bya bindi byo kuzajya akorerwamo amukoresha. Tadeo ibintu ahita byuma buryo buri negative, kubera ko aba bagabo ntago tuba tuzi ikibazo honestly cyangwa se bya kinyamugayo bya nyine binyuze mu mucyo, ntago tuba tuzi ikibazo nyamukuru bagiranye. Cyo kibazo ntago tuba tukizi. Ukubwira arakubwira ngo turapfa amategeko, ngo turapfa iki, ariko ibyo ni ibintu byose biri fast kuri ekipe ya Rayon Sport. N'ubundi muzagenda mugasiga ntago mwagombye kubipfa, ahubwo hashobora kuba habamo kubwirana nabi, kuka ni nabi, nk'umwe agasuzugura undi. Wenda nka Prosper akabaza akabwira Tadeo ati weyo nkurebye mbona urizera imbere yanjye, ati yo nkurebye mbona umeze nk'iwe bateretse. Nyine Tadeo akabwirwa rya jambo rimurya, sometimes ikaba ryanamukomeretsa, akavuga ati okay, noneho niba ari uko mumfata ngomba kubaho noneho nanjye ntabafite, kandi ikipe igasurviving ikabaho. Urumva, mbona Tadeo aribwo buryo yikwema aba basaza. Bityo rero kuba Lotfi nawe ari muri izo karite z'abatoza bashobora kugira ikibazo, akumva ko icyoroshye ari uguhamagara Prosper, cyangwa se akumva ko icyoroshye ari uguhamagara Muvunyi, kandi n'aba basaza abandi bakaba barazanye Lotfi kugira ngo bajye bamukoresha babe hafi ya ekipe. Ariyo mpamvu barwanye bakirukana uwitwa Robertinho, ndetse ugomba no kwishyurwa na Rayon Sport miliyoni 30 zirenga. Ibyo byose Tadeo akabira akavuga ati abasaza icyo bashaka nuko mba muri Rayon by'agakingirizo, kandi Rayon bakaba bashaka kuyitwara mu nyungu zabo. Ngewe ntago nicaranga ngo ngire uwo ntemera hitaka, oya, ngewe ntawe ndwanya, nta nuwo mvuga ko uyu munsi ari muri Rayon akwiye kuba atayirimo. Rayon Sport ifite izindi nzego ziyireberera zikomeye, zifite na maneko zirenze zireberera Rayon Sport, zirenze kabisa, zitanga amakuru n'ahantu hakomeye, ku buryo ikibayemo cyose ku rwego rw'igihugu baba bagifite, bakaba bazi n'uburyo kiraza kuba solved, bakaba bazi n'uburyo kirakosoka. Ntago rongeye nkwiye kwicara ngo mbabwire ngo runaka uyu n'uyu ntago akwiye kuba muri Rayon. Ariko sinzi impamvu iyo ndebye ibi bintu rimwe na rimwe mba mbona Tadeo uko biri kose agororotse. Bura hari kese tujye kujya mu kanya ya bisi, muraza gukangarana, nta makuru namenye. Sinzi impamvu mba numva Tadeo, nubwo abantu bavuga ngo ngiye ngo ndi nyuma ya Tadeo, ngo namaze kwerekana uruhande ndiho ngo urumva ngo iki niki, ariko nyuruhande mbaho iteka ryose
ni uruhande rufite ikipe ya Rayon Sport ruri kuraninga Rayon Sport ruri gutegura imikino ruri gushaka amanota 3 bigoranye. Urwo ni rwo ruhande nge mba ndiho akenshi nge mba ndi ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport, nagomba ku ruhande rw'umuntu ngo runaka bamuvunyi baza muri Rayon abantu barishimye natwe turishima, ariko ntabwo ndamugumaho kubera ko twishimiye kaje muri Rayon, ariko Rayon yaje mu uyu munsi ayirimo ari nk'atayirimo. Ngero ngoma kuri Rayon n'amakuru mba ndatanga, ntago mba ndazanga ngo nicane ngo mbabwire habari za muvunyi, mba ndababwira habari z'ikipe ya Rayon Sport. Urumva kukuba rero Rotifi yasezererwa na Rayon binyuze muri izo nzira, ashobora kuba gusa nuko ari umutoza twavuga ngo ntashoboye ikibazo gusa akaba ari uvuga ngo usanga Rotifi urumva ngo ntaga icyo akaba atari cyo kibazo gusa, ahubwo akaba arimo n'ibyo byose. Bikavugwa ko rero Rotifi naba amaze gusezererwa, Rayon Sport yamaze kumvikana n'umutoza uzaturuka mu gihugu cya Uganda. Ejo nahoze mugarukaho ngenda mucambo mugarukaho, ndetse n'amakuru ahari uyu munsi icyo abantu bakwiriye kumenya nka 95% nuko Rayon Sport kiraza kwinjizamo gusa ari umutoza. Abakinnyi bo ni mu kwezi kwa mbere, kubera ko uko nabyumvise Rayon Sport ntago yenda kwishyura Robertinho nona cyangwa ejo. Oya, ni mu kwezi bararwana barebe ko byibura bazageza mu kwezi kwa mbere byibuze baramaze kumwishyura. Icyo nicyo kintu namenye. Kwirukanwa ry'umutoza afame ya Rotifi no kuzana umutoza wundi mushya byo birashoboka, ariko abakinnyi bo bashya muri equipe ya Rayon Sport, my dear, forget cyangwa se navuga ngo bo turaba twibagiwe. Hari havuzwa amazina nka ba Pichu, havuzwa amazina agiye atandukanye ari free, ariko sofa ntabwo bishoboka. Ubwo rero nugukomeza tugategereza process z'umutoza. Ubwo ibindi kubijyanye na Fahamia Rotifi ejo nibwo tuzaba twamenye niba akomeza cyangwa se niba yirukanwa. Ubwo ni nabwo tuzajya neza cyane muri detail z'umutoza mushya. Amakuru ahari bishoboka ko iki cyumweru Rotifi narayirukanwa uyu munsi, iki cyumweru bishobora kuzarangira umutoza yahageze. Iyi mikino Rayon Sport izakurikizaho yindi ishobora kuzaba ifite umutoza mushyashya. Ayo namwe bita Zandani. Hanyuma rero Rayon Sport kuri bisi ejo bundi rwose hateguwe ibirori. Abasaza ba Rayon Sport ngiye navuga ngo ni n'abanyagipindi. Rumva ni n'abanyagipindi. Sometimes ukaba wavuga ngo ni naba koko n'abajanje, uko bivugira ngo n'abajanja, koko ni n'abajanje bafite n'ikintu cy'ubujanja muri bo. Bateguye ijoro ririmo abayobozi ba Rayon Sport bose, harimo n'abayobozi bo muri Airtel. Urumva iyo lobbying baba bakoze, bakarobinga ikigo nka Airtel kikaza kubeshya abanyamakuru, kikabeshya abanyarwanda, kikabeshya n'abakunzi ba Rayon Sport. Bababeshya ko bagiye kubaha bisi zabihagaze miliyoni 200 zirenga z'amafaranga y'u Rwanda. Noneho Airtel yo ngo ikazungukira mu kwamamaza kuri iyo bisi. Umushinga uramurikwa kuma screen manini. Muvunyi yarahari, Prosper yarahari, Gacinya yarahari, Sadate yarahari, Tadeo yarahari, abayobozi ba Airtel bari bahari, bande na bande bose bari bahari. Abariyo babwirwa ko mu kwezi kutarenze kumwe bisi zabihageze. Ibi bintu turabivuga abafana bakayira bikabarambira pe mu matwe, bakavuga ati ibyo bintu ni mu byihorere, rekeraho kubivuga, kandi twebwe na makuru tuba twahawe n'abantu bari muri Rayon.
Baravuga ati ayo makuru nimuyihorere kabisa. None ibaza aho Muvunyi we yicara ubwe. Nibyo Muvunyi bura muri Rayon Sport ni brand ikomeye cyane. Ni izina ariko ni n'umubyeyi, ni mukuru pe mu buryo bwose, ni umukire, ni umugwiza atunga. Nyine ahantu hose ni umuntu uri avance, ni umuntu ukomeye muri iki gihugu. Ariko hari utuntu duto twakwita nka dutoya tubaho, kibaza impamvu twabaye bikakuyobera. Abareo murabicaje ara murababeshya ngo bisi mu kwezi kumwe girabibonetse, ndetse twatanye no kuvuga ngo birashoboka ko iyi bisi ya Rayon ishobora kuba igiye gutanga iya APR twumvise izaza. Abantu bamaze kubyumva rwose, babyegereje n'umutima. Ariko amakuru ahari ngo nuko ejo bundi uwitwa Murenzi Abudara yagiye mu Kagera ahaparitse bisi ya Rayon Sport imaze igihe idakora, ajya kubaza amakuru yayo. Aragenda aravuga ngo iyi bisi byasaba iki kugira ngo ikore. Nawe ujye unyumvira, twebwe turi mu munyenga, turi mu mujyo wo kumva ngo Rayon Sport kera kabayibonye bisi, kera kabimye Rayon Sport ikibazo cyawe kirakemutse. Kumba abandi bo cyari igipindi, zari injuga, bwari uburyo bwo gushaka uko bakwinjirira Abareyo ngo babafate imitima, babarya imitima. Bisi ntaye hari. Basubiye muri ya India Kagera Rayon Sport ya kera twaberetse bakigaruka bari kuyikorera isuku. Niyo bashaka gukorera maintenance ngo abariyo bagarura bavuge ngo ni miliyoni ngiguzwe, ngo ni bisi ngiguzwe ngo miliyoni 100. Nawe ujye wumva iyo robbing, ibintu birenze n'ubwenge bwa muntu. Ubwo ngubwo Abudara Murenzi agezeyo, abantu bo mu Kagera babahamagaye Tade, baramubwira ati se ko tuzi ko ari ufite Rayon Sport muri iyi minsi, iyi bisi muyifitiye izihe gahunda? Ati se kubera iki? Ati hari abantu bamaze kugera aha ngaha mu Kagera baje kureba bisi. Tade aravuga ati abo bantu singiye wabatumye, ati ahubwo birasaba iki ngo iyo bisi ikore? Baramubwira ngo iyi bisi kugira ngo ikore birasaba miliyoni 70, ko tumera nk'abavuguruye bundi bushya. Tadeo yumva na amafaranga menshi. Buriya si Tadeo gusa, naba Jean Fidel bagiye bagereza gukorera iyi bisi maintenance, bakumva amafaranga bizatwara bakaberereka bakayora, akavuga tuzemera dukodeshe tax, bakabe bagahunga, bakakubwira ngo hari ikintu bakubwira ati nujya wumva iki kintu jya uhunga. Nabo barabyumvaga bagahunga, urumva, bagahunga. Ubwo ngubwo Tadeo abayumvise ni ibintu biri aho ngaho. Tadeo abyumvisha arakangarana, aravuga ati ba bantu burya nabasikama nabajura. Bisi bagiye gushaka kuzana bisi iri mu igaraje, kandi twabwiye ko bisi ngo ngiri mu Bushinwa, urumva ngiri gukirwaho amabanners ngo bari kuyikora maintenance ya nyuma. Yewe we, ariko abasaza mugende muragaragaye, abasaza ba Rayon Sport muragaragaye, mana yanyu bakabantu bagaragara, muragaragaye nyine mu bintu byose mwaje muri Rayon Sport muvuga nta na kimwe mwakoze. Haraye byaje ngo murazana ngo miliyoni 500 ngo zo gwita ngo mushyira muri Rayon Sport, abantu barategereza baraheba. Ariko ngo kabyarana none bisi mugezaho kuyakura ya indi yo mu Kagera iparitse. Tadeo yabyumvise aravuga ati abo bantu ni mubihorera, aravuga ati iyo modoka ntivaho, atahubwo twe nka Rayon Sport tugiye kwicara turebe uburyo twabona ubushobozi, turebe ngo nihe twakura amafaranga twabasha kuba twagira gute twakoresha iyo bisi kaba yavaho ngo miliyoni 70 nizira bisi ikeneye kugira ngo ngere igende. Intebe bagakuramo amatara, bagakuramo moteri, bagashyiramo ibishyashya. Ariko ya bisi abasaza bari bemeye, ya bisi twari twabwiwe
iyo ngiyo yo rwose nayo. Imvura kibaye nyinshira, imvura ibaye nyinshi, reka nkwakwanye nihute tuve mu nzira. Hanyuma ikindi twabwa nuko Rayon Sport iri gutegura umukino wa gishuti. Havuzwe ikipe ya Jamus yo muri Sudani, ariko biri kuvuga ko ishobora no gukina hagati ya Al Merrek ndetse na Al Hilal Sport Club cyangwa se Al Hilal Omdurman, imwe muri izo kipe ebyiri zo muri Sudani, ngo zishobora kuza gukina na Rayon Sport umukino wa gishuti. Yose ni imikino ikiri kuganirwaho, nta numwe wari wemerwa. Kimwe nuko Rayon Sport ishobora kuza gutegura match amicale igakina n'ikipe yahanga mu Rwanda. Ibyo byose ni ibintu bikiri kuganirwaho. Hanyuma imyitozo irakomeje. Foringanye na Sumani bayirimo barayitangiye kandi barayikomeje. Imvura ibaye nyinshi cyane birakabije. Ngiye gusoza. Imyitozo barayitangiye kandi barayikomeje, bameze neza cyane. Ndetse ikimenyimenyi muraza gutangira kubona muri iyo mikino ya gishuti match amicale, niyo muraza gutangira kuba bonera imipira rwose, barakira fire neza cyane. Ubwo rero uwitwa Feruzi Haruna ni ukomeje gukoresha imyitozo mu Nzove. Ibindi byinshi cyane, ibindi by'inama kuri iyi nama ya Rayon Sport ibiraza kuyivamo, imyanzuro iraza gufatwa ku munsi w'ejo hano kuri Viva. Tuzongera twicare tubisesengure turebe uko bimeze. Ubwo ikintu gishya ntabwo nshobora kuza muri equipe ya Rayon Sport ni umutoza ushobora guturuka mu gihugu cya Uganda. Ibijyanye n'abakinnyi bo ni ugukomeza gutyaza abahari, nta kindi gishoboka byo ngo wajya ku isoko ukagura umukinnyi. Rayon Sport iri mu bihano yarabifatiwe, ejo yasohotse mu makipe menshi yo muri Afrika, nubwo nabonye harimo na za Zamalek, harimo na Zaki zitemerewe gusinyisha umukinnyi kubera ko za breakinze ama contract. Uwitwa Doraye Jaro yateje impaka Muvunyi ngo niwe wamuzanye, bityo Tadaravuga ati ni wowe uzamwishyura. Muvunyi nawe ati nanjye simwishyura, ati nawe ni wowe uzamwishyura. Ubwo rero ibiri muri Rayon ni ibyo. Za miliyoni 100 zaraje zakoze ibyo zigomba gukora, byavuye mu nzira. Nkubise nkwakwanya kwera imvura yanze. Ubwo reka tuzasure ku munsi w'ejo. Nitwa Tuyishime Gilbert. Bye bye, mukaza gukora subscribe. Ciao ciao. Naho mu bindi biganiro.